Guys, iyi ni kode y'ubwenge nakuzaniye, wowe muntu ucaginga fone yawe ugasanga amayinite bayakoresheje, cyangwa watiza umuntu fone akora ikindi kintu agahitira mu guhamagara. Ngiye kukwereka kode y'ingenzi washyira muri fone yawe ugatana burundu n'abantu baza bakoresha amayinite yawe batakwatse uburenganzira. Kandi birababaza koko nshuti zanjye, gucaginga fone ahantu ugasanga amayinite bayakoresheje ntumenye uburyo amayinite yawe yarangiyemo. So guys, nta kindi kintu ukora rero, uraza muri application zawe uhitemo application bita phone. Phone nta muntu utayigira muri application yiwe, ni iyi ngiyi. Hanze mbereke iyo application. Guys, dore ni iyi ngiyi. Ngira ngo mwayibonye, iyi niyo application uhita uhitiraho, ukemeza, ugakanda akanyenyeri 3 urwego, ukemeza kuri simukadi. Guys, hano urabona ko batubwiye yuko wemeje iyi kode muri fone yawe kugira ngo ntihazagire umuntu uzajya uhamagara. Wowe uhamagara mu gihe iyi kode utayikuyemo. Guys, urabona hano turaza duhamagare nk'uyu nguyu, tumuhamagare. Kuko ihise yikuraho, kubereka ingero nibyo bigaragaza yuko umuntu ibintu aberetse atari ibipapirano birakunda. Dore n'iyi ngiyi ihita yikuraho. Nimero wafata fone yawe utamuhaye uburenganzira, wayicaginze, uyirambitse ahantu urahuze, umuntu akayifata agashaka guhamagara utamuhaye uburenganzira, ntibyamushobokera. Guys, kambereke indi kode nanone ushyiramo kugira ngo ibyo bintu ubikuremo. Ni urwego 3 urwego, ukemeza kuri ya simukadi yawe. Urabona ko kode batubwiye yuko yavuyemo. Guys, iyo niyo kode ushobora gushyira muri fone yawe mu gihe amayinite yawe bayakoresha ntubimenye, amayinite yawe akarangira, ukagirana ikibazo na MTN cyangwa Airtel cyangwa iyindi sosiyete yose, kandi abo mubana bayakoresha rwihishwa. Mugenzi wanjye rero, kora shares, kande subscribe ndetse usige na comment y'akantu twazagukorera ubutaha kugira ngo ibintu bimere neza cyane. Inshuti zanjye, naho kuri video ikurikira.